yarazwi nk'umuyobozi udasinzira ushobora gusimbuka ikidendezi ngo agere ku muturage, ariko ubwo yari amaze imyaka akorera igihugu habaye igikorwa cyamugize inkuru abikimenya bose mu isi yose mu masaha make. None se ni gute umuntu wize akanaminuza wabaye minisitiri waharaniraga ubumwe bw'igihugu yaje kwisanga mu birori bivugwa ko bishobora gucamo ibice igihugu kikongera gucura icuraburindi? Ni gute umuntu ukuwe mu buyobozi inshuro ebyiri agenda asaba imbabazi buri gihe akagarurwa akongera guhabwa icyizere gishya? Genda yantatiriza wagiye ku migabanzi banze nkabaziringa mu nzira izo narose zikabimamo imana n'izira amagambo banye barunduka ikiganje. Uri kumwe n'andi bayinga n'ugusuhuza unaguha ikaze muri iki kiganiro. Ubundi byose bitangirira mu misozi y'amataba ya Gicumbi ahahoze hitwa Byumba, niho Jean Marie Vianney Gatabazi yavutse. Hari kuwa 12 Werurwe 1970. Ubu hakaba mu mudugudu wa Nyakibanda, akagari ka Kagezi, ho mu murenge wa Byumba, mu karere ka Gicumbi, mu ntara y'Amajyaruguru. Naho ababyeyi be ni se Gatabazi Etienne na nyina Mukamana Marie Jose. Aba bakaba barabahinzi basanzwe, ariko batangaga urukundo n'indangagaciro zikomeye mu muryango. Gatabazi Jean Marie Vianney yakuranye n'abashiki be n'abavandimwe, bigishwa kwihangana, kwitanga ndetse no gukunda igihugu. Gatabazi yatangiye amashuri abanza muri Ecole Primaire Nyakibanda hari mu 1977, ayarangiza mu 1983 ubwo yatsindaga icya leta ku manota meza cyane. Hanyuma yakomereje amashuri yisumbuye muri Collège du Sacré-Cœur Ibyumba, aho yize imyaka 2 gusa kuva mu 1984 kugeza mu 1986. Ubwo yahitaga akomereza muri Lycée de Gisenyi kuva mu 1987, ari naho yarangirije ikizwi nka Humanité cyangwa AD, hakaba hari mu 1989. Nyuma y'igihe gito Gatabazi Jean Marie Vianney yinjiye muri Kaminuza y'u Rwanda hari mu 1990, aho yize imiyoborere n'iterambere, Governance and Development. Yarangije mu 1993 ahabwa impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza. Gatabazi Jean Marie Vianney ku bijyanye n'umuryango si padiri, kuko yashakanye na Mukarwego Solange mu 1996, bakaba bakiri kumwe n'ubu, bafitanye abana 3 aribo Gatabazi Emilie wavutse mu 1998, Gatabazi Clarisse wavutse mu 2000, ndetse na Gatabazi Divine wavutse mu 2003. Umugore we n'umwarimu ubimazemo imyaka myinshi, kandi yabereye Gatabazi umufasha ukomeye mu rugendo rwe rwa politiki. Dukomereze kuri iyi nkuru ya Gatabazi ari nayo yatuzinduye, aho yaje kwinjira mu bikorwa bya FPR Inkotanyi mu 2000, aba perezida w'urubyiruko mu karere ka Gicumbi mu 2002. Nyuma gato ubwo ni mu 2005 yahise atorerwa kuba umudepite uhagarariye intara y'Amajyaruguru mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Umwanya yamazeho imyaka ikabaka 6 kuko yawugeranye mu 2011. Nyuma yaho yagizwe guverineri w'Amajyaruguru kuwa 31 Kanama 2017, aho yagaragaye nk'umuyobozi wegereye abaturage, akitabira ibibazo byabo akanabikemura, kandi akoresheje ubuhanga n'ubumuntu, akanazamura ibikorwa remezo n'imiyoborere ishingiye ku baturage. Gusa burya nta byera ngo de, kuko kuwa 25 Gicurasi 2020 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahagaritse Gatabazi Jean Marie Vianney ku mwanya wa guverineri kubera ibibazo byari bifitanye isano n'imicungire y'imari, aho RIB yahise imutangiraho iperereza.
gusa ariko nta bimenyetso simusiga byigeze biboneka byatuma ashyirwa mu maboko ataraye. Nyuma y'amezi abiri gusa, hari ku wa 7 Nyakanga 2020, Gatabazi yasubijwe ku mwanya wa guverineri w'intara y'Amajyaruguru, aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamuhaye amahirwe yo kongera kwerekana ubushishozi n'ubushobozi bwe. Nyuma y'umwaka umwe gusa, hari ku wa 15 Werurwe 2021, Gatabazi yahawe inshingano nk'umuyobozi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cyangwa Minaroke, aho yabaye minisitiri kugeza ku wa 10 Ugushyingo 2022, asimbuwe na Jean-Claude Musabyimana. Nyuma y'umwaka umwe gusa, nibwo izina Gatabazi ryari rigiye kuba ikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga hose, aho muri Nyakanga 2023 habaye ibirori byitwa kwimika umutware w'Abakono mu murenge wa Kinigi, akarere ka Musanze. Umuhango wari witabiriwe na benshi kandi bakomeye, baba abasivile ndetse n'abayobozi b'abasirikare bitabiriye bakanimika umuntu bise umutware w'Abakono. Gatabazi wari umaze igihe gito asimbujwe ku mwanya wa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yagaragaye muri ibyo birori nk'umushyitsi w'imena. Atari ibyo gusa, kuko yasimbukaga akanabyina, maze amagambo n'amashusho akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, bitera impaka n'amakenga, igihugu cyuzura ururirimbo rw'iyo nkuru. Ubuyobozi bw'umuryango FPR Inkotanyi bwahise butangaza ko icyo gikorwa kitari urugero rwiza mu kwimakaza ubumwe n'ubufatanye bw'Abanyarwanda, kandi kigamije gushaka gucamo ibice igihugu no kugisubiza mu icuraburindi cyavuyemo. Gatabazi Jean Marie Vianney yahise yitaba ku mbuga ze asaba imbabazi, avuga ko atazongera kwijandika mu myumvire ibwega abantu, kandi yerekanye ko nta yindi gahunda yihishe inyuma y'icyo gikorwa, ubwo yanemeraga imbere ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ko yari yagiye kwivumbira. Nk'umugabo uzi politike kandi akaba ikirenga mu kureshya no gusaba imbabazi, jye nawe twumvise inkuru ije itunguranye cyane ubwo ku wa 16 Nyakanga 2025 Gatabazi Jean Marie Vianney yagizwe komiseri muri komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Bikaba bivugwa ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamugaruye mu buyobozi kubera ubunyangamugayo n'uruhare rwe mu miyoborere myiza. Inkuru ye ni umuyobozi wakuriye mu rubyiruko rutorohewe n'amateka, ariko agahinduka icyitegererezo mu miyoborere ishingiye ku baturage. Gatabazi yerekanye ko kuyoboka ukuri, gusaba imbabazi no gukora cyane ari byo byubaka icyizere. Ni umuyobozi wagaruwe kenshi kubera icyizere abaturage n'igihugu bamugiriye. Jye mwifurije guhaha no kuronka. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane nawe, iguhe kurambira kubona ibyiza. Impano iruta ibindi ni ubuzima. Naho mu biganiro byacu by'ubutaha